sariye ninde kwa wa muniga ego ukirirwa kwa wa muniga umuconga wo gushyiraho mu mufuka uri sakintu umva kura amafugo ku mufuka ugira iki umukobwa yanamureba akaba yavuga ati uyu muntu uhora ku mucongo uyu muntu ari ku kantu kumbi reka nta kintu yibereye habe ayo wasanga banayibye n'ababyeyi cyangwa abundi abasore ngabo ngabo usanga ari abantu akenshi akunze ko ari n'ibisambo ko umunyarwanda yavuze ngo umusore utiraririye ntarongora inkumi kandi nkaba numva abo basore uri utabashyigikiye n'ujya nagusobanuriraga uwo musore uri kumva kwirarira nuko aba azi ko ari bloke nyine yarakoze umunwa nabikubwiye uwo ni wa musore uba warakoze ikintu bise iki umunwa akabaza utugambo turi sweet akabaza utuntu mbega ashobora kugutera mbega ku kintu cy'umunwa akaba ukava mu byawe ugasara ukavuga ati mana aho nagendeye na ba basaza bagushikisha uduceri ugakubita ku ruhande na ba boss ufite bawe bose uti mbonye umuntu muzima ukavuga ati uwo muntu rero wakoze umuntu ashobora no kugenda akakwereka inzu akakubwira iti inzu ni iyanjye ariko sheriyeti bitewe n'ukuntu hano nyine najya nkunda kuhaza bizi bitewe n'akazi narakodesheje iyi ngiyi nyine nawe ndayikodesha ariko nagira ngo nyikwereke umupangayi navamo tuzaza n'iyanjye nuko nta mfunguzo mfite akaba yanihangaye uzi bese uri mu ijuru ndagushimye kutwemereye kugaruka kuri Aline 250 TV turi bazima ubihererwa icyubahiro tugushimiye yuko utwemereye kuba turi hano tugushimiye yuko utwemereye kuba uyu mutumirwa yahageze unyemerera ubane natwe iki kiganiro tugiye kujyamo tubone ukuboko kwawe abacyumva kigira icyo kibamarira byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu amen ndabashimiye inshuti bakunzi ba Aline 250 mwebwe mudasiba kunkurikira uko bwije nuko bukeye mbashimiye ko uko umunsi uhaye yindi mugenda mukurikirana ibiganiro byacu abari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali abari muri Afurika yose abari mu bihugu bya kure wowe aho uri hose ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda ndagusuhuje uyu munsi rero nk'uko mubibona ntago bisanzwe kandi koko ntibisanzwe kuri Aline 250 TV ariko uyu munsi n'umwihariko dufite umutumirwa dufite umukobwa mwiza ni umukobwa mwiza rwose mu bigaragarira amaso ariko bitewe n'ukuntu muzi ntago ari mwiza ku mubiri gusa ni na mwiza ku mutima ni na mwiza mu ndangagaciro muziho mu buryo bujyanye no kuba ari umunyarwandakazi ndamubashimiye ni mwiza rero nyemerera kuri Aline 250 TV utangire wibwira abakunzi bacu ubabwire amazina yawe ubabwire babashe kukumenya nyine ku buryo banakubonye uri mu nzira ugenda bavuga dore wa muntu twabonye kuri Aline 250 TV. Okay, thank you so mbanje kubashimira nka Aline 250 TV so ngewe abantu benshi banzi kuri Gigi nitwa Gigi. Okay, yego nkunda ibiganiro byanyu nkunda kubakurikirana cyane so nanjye uno munsi ndishimye kuba nabashije kuba ndi kumwe namwe uyu munsi. Okay, Gigi rero Imana iguhe umugisha kuba wemeye kuduha akanya kugira ngo tuganire nawe ni by'agaciro cyane bitewe n'ukuntu muri iki gihe abantu bihugiyeho muri iki gihe abantu baba bari muri byinshi bitandukanye rero dutangira ikiganiro cyacu ubwo abantu bakumenye twakomeza tuganira namwe sariye ninde kwa wa muniga ego ukirirwa kwa wa muniga umuconga wo gushyiraho mu mufuka uri sakintu umva kura amafugo ku mufuka ugira iki umukobwa yanamureba akaba yavuga ati uyu muntu uhora ku mucongo uyu muntu ari ku kantu kumbi reka nta kintu yibereye habe ayo wasanga banayibye n'ababyeyi cyangwa abundi abasore ngabo ngabo usanga ari abantu akenshi akunze ko ari n'ibisambo ko umunyarwanda yavuze ngo umusore utiraririye ntarongora inkumi kandi nkaba numva abo basore uri utabashyigikiye n'ujya nagusobanuriraga uwo musore uri kumva kwirarira nuko aba azi ko ari bloke nyine yarakoze umunwa nabikubwiye
ikintu bise iki umunwa, akaba azi utugambo turi switi, akaba azi utuntu mbega ashobora kugutera mbega ku kintu cy'umunwa, akaba agize ukava mu byawe, ukava mu byawe ugasara ukavuga ati mana aho nagendeye na ba basaza bagushikisha uduceri ugakubita ku ruhande na ba boss ufite bawe bose uti mbonye umuntu muzima ukavuga asa n'uyu uwo muntu rero wakoze umuntu ashobora no kugenda akakwereka inzu akakubwira iti inzu ni iyanjye atari ko sheri ati bitewe n'ukuntu hano nyine najya nkunda kuhaza urabizi bitewe n'akazi narakodesheje iyi ngiyi nyine nawe ndayikodesha ariko nagira ngo nyikwereke umupangayi navamo tuzaza niyanjye nuko nta mfunguzo mfite, akaba yanihangaye uzifite ati ngewe hari akazi ndimo nyine urabizi nyine ndakodesha bitewe n'akazi rero iyi nzu yanjye nini, ubwo bajya kukwereka ikizu cya daruta ngo ni akazu ka feke kiza kabisa kigaragara ahantu cya kindi nawe tureba ukavuga ati ukayishiriyagana ibyo koko kavuga ati se ino nzu kwibamo ndi umusore ndi uwa feke rero uri kureba ntabwo byaba bigaragara neza, nagiye gukodesha nabonye iyo mibare yabicuramye nawe ukavuga ati niwumva umuntu ufite ibitekerezo, umusore utekereza gutyo koko niwe wanjye, ugasanga mupanze n'ubukwe uvuga ngo afite inzu, uvuga ngo afite n'ahantu, ati kiriya cyose cy'inzu ni icyanjye n'injye uzajya ukina. namwe abakobwa muri iyi si ukavuga ati inzu ngomba kuyitahamo, ukavuga ati n'ibindi byaro n'imiryango ugasanga urayiteranyije, reka bashatse ibirongoranwa bashatse bicyata umukobwa agiye gushyingirwa wahiye icyo gihe uba ushyushye watokora wabonye ibintu nk'ibyo uvuga uti umugabo n'uyu ati umugabo, kandi umugabo nawe ucunze neza uri umukurikiye wasanga natarara mu ngange arirwa ahamagara udusore tugenzi twiwe ati bimeze bite se vipi mana so byanze none se ncumbikira nyine rino joro ndebe ukuntu ejo bizaba bimeze, nuko nguko nyine gahunda z'abo basore ziba ziteye. abasore b'iyi minsi kari danje nawe byakubaho, abasore b'iyi minsi ni danje, ariko nanone hari ikibazo kubera yuko muri iyi minsi usigaye ubona abasore ahanini ari abashomeri, ugasanga umuntu ni umusore kabisa yaragejeje igihe cyo gukora cyo kugira iki, ariko ugasanga ibintu byo gukora ntabikozwa, reka wanamurangira akazi wenda ukamubwira ati rero dore imikorere yarabuze, dore ibyo wize, kubona akazi kajyanye n'ibyo wize biragoye, ariko hariya hirya hari ahantu bari kuzamura etaje, buriya ugiye ugakorayo n'ikiyede ku munsi waguhemba 5, mu kwezi ubaye ukoze utikoresheje ntiwaba ubuze ibihumbi 100 ubika byawe, ntibingane no kuba wakwirirwa mu rugo wicaye. Reka umutipa akakubwira tumva ngewe aho kugira ngo ngewe ubuyede ngewe ibyo ngibyo nabyigutiza, ugasanga nanone ni ikibazo. None se ubwo ahanini ari naho usanga abo bantu ari we wanakujyana kuri iyo nzu akakubwira ati iyi nzu ni iyanjye, kumbi n'itike yamuzanye aho hantu yayigujije. Ariko se nanone ikindi kibazo ugasanga nanone, ubwo ndagira ngo turebe amahereza yayo, ugasanga nanone umuntu n'umukobwa, wenda umukobwa afite akazi keza nyine afite umushahara mwiza ugaragara ugize iki, ariko akaba ari wa mukobwa nawe uvuga uti ntabonye umusore ufite akazi keza, umusore nimba mpembwa wenda ibihumbi 500, ntabonye umusore uhembwa 1,000,000 undusha umushahara ugize iki, ntibyavamo. Ugasanga wa mukobwa nawe ntakeneye wa muhungu utagira iki, udakora utagira iki, kandi ugasanga abahungu nabo gukora ni ibibazo, kandi ugasanga n'umukobwa nawe kumwemera ni ibibazo. Noneho ugasanga ikibazo kugira ngo muri iki gihe ubone umusore yashatse, ubone umukobwa yashatswe ni ibibazo. Abantu bari kugumirwa, abasore bari kwanga gushaka n'abakobwa bari kwanga gushaka kubera iyo mpamvu. Ubwo hagati aho ngaho ibintu bizagenda bite? Ibundi ikintu kiri kwica abasore ni ukwigira abasongarere. Ego, abasongarere, ibintu byo kwigira abasongarere ibyo bintu biri kwica abasore. Ugasanga nimba ubonye uri kureba muri kino gihe ibintu bisigaye bigezweho, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ugiye mu biro bisaba tekinike, nibyo bintu bigezweho nyine. Yego, gukoresha umutwe ariko n'amaboko byose bikora, n'amaboko byose bigakora.
umubiri wose ugakora pani byo kwicara mu biro ngo ugiye gutapinga ngo ibiki n'ibiki ngo ugiye mbega ibintu nk'ibyo ngibyo. hari abajama baba bavuga ati njye nabonye akazi ko mu biro ngo njye nkururasuri ngo njye ngira iki nihindukize mu ntebe ihindukira ati reka ntibyavamo. Ibyo ngibyo rero nibyo bituma abasore benshi bigira abasonga rero. Kubera iki? Ushobora kuhusanga biba binabaje ko umuntu yarize nk'ibyo bintu by'amatekinike, yigiye ibintu by'ubwubatsi, yigiye ugasanga yize ibintu by'amashanyarazi, yize ibintu ariko kugira ngo avuga ati ngewe gukubitamwe igisarubeti ngiye ku ipoto oya. Usaka umukobwa uza kumbona muri karitsiye nambaye ibyo bintu by'ibisarubeti kweri nsa nabi, kwa yafata igikara yagashyira ku mutwe, cyangwa nimba bamwe abafundi n'abayede, nimba kubuyede kamunaniye igifunda kizi navuga ati ndajya hariya kugikwa nera umucanga ngira ibiki oya. Mbona utwo tuntu bishakira, ahubwo mubaze ngo ni hehe akabyiniro karenze kare niho bishakira. Ni hehe hari mu kazi muri iyi minsi, ngo ni hehe hari mu kazi muri iyo minsi. Aba ariho usanga nibo babandi ugenda ukabona bari kwibyinishwa ngo bari guhostinga ibintu nk'ibyo ngibyo ngo bari gushaka ubundi abahosti bazaba bangaye mu gihugu. Mbega abantu bose barashaka tuzi two kwiryohereza, tworohereye ukuntu abantu bose barashaka kuba basongarere wimuvuna ibintu byo gutuma avunika, byo gukoresha imbaraga, byo kugira ikiwaka. Ibyo rero nibyo biri gutuma abantu benshi, abasore benshi bari guhinduka abanebwe, ntabwo bashaka gukoresha imbaraga zabo. Barashaka cyakora hari n'undi muco wadutse abasore benshi nabonye ari byo abantu bahugiyemwo kugira ngo abantu babapfubuze. Ubu niho basigaye barerekeje ibitekerezo. Abasore benshi muri kino gihe tugezemo nka 60% basigaye ariko kazi bashyize imbere. Ibyo nabyo bikaba bikurura iki? Ubunebwe mu basore. Umusore akirirwa mu majimu, cyakora amajimu ubu niyo ari kubona ibiraka hano, ubu niyo agezweho. Umusore akirirwa muri jimu, akirirwa akora iboko, akora ituza, nta kandi kazi ngo akeneye hahandi nyine muri utwo tubaraza kugenda agahurayo n'icyo cyana n'iki. Kandi mu by'ukuri yakagombye nimba ari umukarani genda ukarane ibyo ukora, nimba ari ibyo 5 byawe winjije ku munsi, nimba ari ibyo 10 byawe winjije ku munsi, umenye ngo urayigangaya ubika yangaya. Nimba uri umufundi genda wubake, nimba ubonye ibyo umufundi I think ko ageze ku 10-15 ayo mafaranga yawe ugenda ugatinda savinga iryo 10 nanjye no 5 nyayige, ariko byarananiranye. Hari no babwira ati hari ahantu ko bakeneye umuntu wabacukurira toyi, ntabwo agenda gucukura toyi akumva ni ibintu birenze, akumva ni ibintu biciriritse, akumva ni ibintu biciriritse. Kandi toyi ishobora nko kuyicukura wenda wasanga ari nk'ibihumbi 70 ingahe. Gucukura toyi buriya bigira amafaranga, kuko hari igihe bakubwira ati metero imwe y'ubujyakuzimu inashashe ku metero itambitse na metero y'ubujyakuzimu, bakakubwira bati ni 7,000 kandi bazi, cyangwa se 10,000 bitewe metero imwe. Noneho ugasanga ni ucukuye metero 10 15 wenda cukura 15 za veni, ngaho yabarire kuri metero imwe 7,000 cyangwa 10,000. Urukumva metero 15 ni amafaranga menshi cyane. Ariko kumva ngo umuntu urambona ndi kuritaka ngo ndi munsi arambona ati ibyo bintu by'umuntu akaba afite umuzigo yakubwira ati ngereza hari imbere ngo uhereze bingahe, ati reka hatagira ubusa umuntu wambona koko. Ibyo biri kwica abantu, hatagira umbona gusa umuntu mbona ndi muri kano kazi. Ubu kandi ikibazo si akazi, ahubwo weho utekereza akazi karava mwigiye karamiki. Ese aka kazi umumaro kamfitiye ni uwuhe? Aho yego umuntu atekereza umumaro akazi kamufitiye, ahubwo agatekereza ku miterere y'akazi. Yego nibyo biri kugenda byica abantu b'abasore muri kino gihe. None ikindi urumva abasore b'iyi minsi ntibashaka gukora, cyangwa se barashaka gukora twa turimo nyine dutuma bagira intoki nk'iz'abashiki babo, dutuma nyine agapasi, imyenda, kujyanisha ibiki, utuntu
nk'utwo udukompuri ibintu bihuye nyine muri iyi minsi nibyo abasore ubona bakeneye cyane, yuko burya uzarebe abasore b'iyi minsi ashobora no kuba abayeho nta n'akazi n'umwaka ugashura indi ugataha, ariko na twa tundi dukeya abonye aho kugira ngo agire akantu afonda akore wenda abe yanashyira n'ikarito hanze aho ngaho ngo avuga ati iyi karito byibuza ku munsi inyungura 1000, ahubwo nimba abonye n'uduhumbi 50 duciye urwaha ahantu akahita ajya gushakamo agakweto keza kagezweho, agashati gasa neza, kugira ngo n'umubonye atamuzi agire ngo ni umuntu uri smart, ni umuntu ufite akazi, ni umuntu wiyubashye, kumbi byahe byokajya. Nanone ariko ndibaza hari ikintu ngira ngo tugarukeho nanone ku bakobwa. Urareba abantu bavuga yuko nyine akazi ngo kabuze cyane ko ari nabyo baba bitwaza, ariko ugasanga hari umuntu ugize amahirwe ari umukobwa abonye ako kazi keza, ariko nawe ugasanga uriya mukobwa nimba ahembwa ibihumbi runaka ntakeneye umugabo uhembwa amafaranga ari munsi yiwe, kandi nanone ugasanga wa mugabo nawe uhembwa amafaranga menshi kuye, umugore akeneye ntago ari uwo nguwo, nawe akeneye wa mukobwa nawe umurenze. Abagabo b'iyi minsi nabo bakeneye abakobwa babarenze, bafite amafaranga barenze, ugasanga ahubwo noneho rubuze gica, ugasanga umukobwa abakeneye ntibamushaka, ugasanga n'uwo musore byitwa ko afite akazi nawe abakeneye ntibamushaka, kuko nawe baramureba bakabona araciriritse. Ariko ugasanga na wa mukobwa nawe wenda abonye umuhungu wenda akora n'icyo kiyeda, ariko kuko amurusha amafaranga akavuga ati uriya muhungu umuntu w'umuyede se navuga n'iki nawe, ubwo si umuntu ko ukorera ibihumbi 5 twazagerana hehe, twazagera kuki? Nimba uwo muyede nawe ateye intambwe akamubwira ati nyamara ngiye buriya naragukunze, undi kuduhumbi 300 yinjiza cyangga 400 akavuga ati njyewe umuyede gute se iriya nyatsi, ndabura ubushaka umusore uhembwa muri 700 800 aho kugira ngo njye imbere nsubire inyuma. Ibyo byo wowe iyo ubireba cyane ko bibaho, iyo ubireba nyine wowe ubibona uti buriya wagize uwo mwanya cyangwa wagize iyo mpano yo kuba wakunda umuntu, yenyeka ko icyo kitaba imbogamizi. Ibintu wari uvuze nibyo, niyo mpamvu ngira ngo turi kugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu, cyane ko twagiye dukora ku ngeri zose mu buryo butandukanye, cyane ko iki kiganiro ku muntu uwo ari we wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda yakuramo ibye. None tugana ku musozo ndagira ngo ugire inama aba bakobwa usanga umukobwa afite akazi wenda tuvuge keza, ariko akaba avuga ati njyewe ntabonye umuhungu ukorera amafaranga ari hejuru y'ayanjye, ntabonye umuhungu ufite ubutunzi buruta ubwanjye, ntabwo byavamo. Noneho uwo mukobwa numara kumugira inama, unyemerere ugire n'inama umusore nawe uvuga ati njye narize kaminuza yanjye nyibitseho, masters yanjye ndayifite, cyangwa se na segonderi yanjye ndayifite, ariko aho kugira ngo njyewe njye mu kiyede, aho kugira ngo njye mu gifundi narize ubwenjeniyeri, mfata imashini nogoshe nirirwe mputera abantu mu mutwe, aho kugira ngo umuntu anyikoreza umuzigo ngo ngeza hepfo hariya ngo ndaguha 1000, byaruta nkayoboka ya gym, nkagenda nkakora ibaba, nkakora ituza, nkakora ukuboko, ubundi nkegera abagore badafite ubwenge nkagira iki, nkahangana nabo. Unyemerera izo ngero ebyiri ubagira inama, ubundi dusoze ikiganiro cyacu. Ubundi umukobwa ushaka kuba yatekereza ibyo bintu nubwo yakumva gahunda nziza ya leta y'uburinganire n'ubwuzuzanye, ntabwo iyo gahunda nziza ya leta yabasha kuyumva. Uburinganire n'ubwuzuzanye, niba uri umukobwa wumva ukeneye umugabo kandi ukaba ubona hari ubushobozi runaka ufite, ubwo rugo ushaka gushinga na wundi uzaba urushingiye niwe uzaba urwishingiye.
rero nimba ubona hari umuntu ujyanye n'ibyo wifuza bitajyanye n'ubushobozi, kuko ibintu ni ibishaka, hari ukene, kuko ubundi no mu rugo si ibintu gusa byubaka urugo, oya, hari n'ababa bafite ibyo bintu ariko amaganya, agahinda, imiserero akaba ariyo mbega ihora muri urwo rugo, kandi ubwo butunzi babufite, oya, nimba uri umukobwa ufite ubwo butunzi ariko ukabona hari umusore rwose uri poze, witurije, wimereye neza, utifitiye ubushobozi bwiwe, ukabona hari icyo umurusha, byaba byiza ko uvuze ati se uno muntu ko mbona twashobokana kandi nkaba mbona hari icyo mfite, ahubwo wareka tukajya inama tugafatanya, agashaka ikintu yakora cyamutunga nawe kikazadutunga, mbega cyazatunga urugo rwacu twembi. Nimba ari ubushobozi runaka ufite, bufate, ugende mushyire hamwe, umubwire ati reka dushyire hamwe tugire ikintu dukora kidutunga, kizatunga n'abazadukomokaho. Kandi n'abasore nabo bigira abasongarere, abasore bigira abasongarere ngo kano kazi sinagakora, ngo kano kazi nakabafuti, ngo kano ukuntu bakunda kuvuga ngo kano kazi mani ngo nakabadage, ngo ngiye ngo nago ndi umudage, ngo abangaba ukumva nyine ngo ako kazi ni agakora. Oya, akazi we ubundi bajya bavuga ngo inzu ubundi nicyo uyiririyemo. Yego, umunyarwanda avuze ngo inzu nicyo uyiririyemo. Ikibazo si akazi, ahubwo akazi uraza gukuramwo iki, wisuzugura akazi, ahubwo weho reba aka kazi ese karanunze, ese kano kazi kanyishyurira inzu, kanyambika, kagira iki. Erega umuntu nubwo yambara na buri munsi umuntu atazavuga ngo kwambara, kuko buri munsi uko ubonye amafaranga si kujya kugura umwenda, si ko umuntu agura umwenda. Ireba akazi mba kakubasha kukwishyurira inzu, kagutunze, ukaba wabasha gusevinga ibyo bingahe byawe, ako niko kazi. Yego, wireba rero akazi ugasuzugure, ahubwo weho reba inyungu kaguhereza. Abasore bakura amaboko mu mifuka bakore, kandi n'abakobwa bakura amaboko mu mifuka bakore. Impande zombi ntabwo bireba bamwe gusa, abakobwa bakore n'abasore bakore, ariko cyane cyane abagabo. Yes, cyane cyane abagabo, kubera yuko buriya nubwo uburinganira ari bwiza, ariko buriya iyo usomye Bibiliya wumva ikubwira ngo ubwiza bw'umugabo n'imbaraga ze n'ibikorwa bye, uburyo umugabo biri mu nshingano zabo, ikindi biri no mu nshingano zabo, niko Imana yabaremye, ni kamere yabo. Yes, niko Imana yabaremye, kuko yarababwiye ati wa mugabo we uzarya urushye wiyushye. Rero mu gihe uba ushaka wowe kumva wakwibera amaringaringa, kumva ibintu bikunaniza bikubiza ibyuya nyine ntabwo ubishaka, menya ngo uri kudeviya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Rero Gigi, nagira ngo tugushimire cyane kuba wemeye kuganira natwe, kugufatisha ntibiba byoroshye, uba wibereye mu mirimo yawe, ariko kuba uduhaye umwanya ni ukuri Imana y'amahoro iguha umugisha. Nawe Imana y'amahoro iguha umugisha. Aline 250, abantu kandi buke gukora subscribe, yes, share, bakore comment, like nyinshi, tuba dukeneye comment zabo, tumenye ibyo tuba twababwiye icyo biba byabafashije, nimba biba byabakuye hano aho biba byabagejeje. Comment zanyu zirakenewe, ni ukuri share, musharinge, namwe tuba tubakeneye. Yego, ndabashimiye inshuti bakunzi ba Aline 250 TV, aho muri hose mwebwe mwakurikiranye iki kiganiro, nyine mukomeze musharinga ikiganiro cyacu ku bandi kugira ngo nabo babashe kumva izi nama kandi zigira aho zibakura naho zibageza. Ni munyemerere ducumbikira ahangaha, ibiganiro byacu nakagaruka tugiye gushima Imana kugira ngo ubutaha tuzagaruke turi bazima, tumeze neza, kandi namwe tuzabasange muri amahoro. Mana Data wa twese ndagushimye, ngushimiye ineza yawe n'urukundo, ngushimiye kubw'iki kiganiro, ngushimiye kubw'umutumirwa waduhaye, twese uduhana umugisha, barebye iki kiganiro nabo baha umugisha, ineza yawe n'urukundo birusheho kutuganza. Urakoze kubyumvishe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.